n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. hari ibintu bijya binyura ntagira ndabona atararozwera ya ntabwo biba byoroshye bijya gutanga akantu haba harimo imitego myinshi ishobora gufata umuntu ngeze ko nziza ibyanjye shaho ko nziza ngo amafaranga y'isambu namuhaye ubaye ikigo ry'inyina ubundi se yamuhagariwe none cyane ko byari bigoye kuba yarakwemeye na mama akakwemera akamwemera bose ni umuntu mwiza cyane kuri amushangazi nabonye akasa cyane uzi kwirirwa wigira gutya imisatsi ibi mva ndagiye ubuse nzabivamo byane akira kubura mu minota ingahe cyangwa byarangiye ahangaha kandi unakora peranze ugiye guhaha kiriya kigo kabyaramo ese amasasu numvishe mu rugo iyo mahari ubundi tukagira ute tukayigura bisi urimo urayangiza cyane wagize ikibazo cy'amafaranga amafaranga yo hari nta kibazo gihari kora kwishe ngo waragize ukavuga ngo ubundi igikombe kiba kiri kumwe nuza n'amakariso y'abantu ahubwo hano Fanda ni warambiwe? Oya ntabwo narambiwe. Sawa kabisa. Ya ujya habaga basezeraniye niho bahurira. Aya arabagufasha. Tuni duke hanyuma nzakongera nandi. Oya nta kibazo nta mafaranga wewe. Ntari ikindi kintu nimba nshaka. Nta kindi mba nshaka. Ahubwo urakoze cyane nakoze. Akazi ndakagukorera ure. Idamage. Misi bice cyane. Ya ntabwo mashaka ibintu byo gutransfera amafaranga. Oya ndabamuzanye icyo ushaka. Ya bivamo ibibazo bindi n'ubundi. Oya nta kibazo ahubwo ariko ngende nta bintu byo nta no gutinda. Ibihe byiza. Sawa sawa. Muraho. Umungendere amasahara Uraho neza. Uraho neza. muraho Bosco na amahoro se? Ni amahoro pe. Ya duciye ahangaha twihuta. Ega imyiteguro yo kwigeze kure. Igeze kure. Twari tuje kubasuhuza wowe na mama Fiston. Ni byiza cyane. aha igihe umuntu aba yicariye hariya hanze koko singiye kuzicwa n'inzara nkubite ngure n'ibiryo iguyeho sha agafoke niba ari bumfate sha kanhereka
hanyuma nyine bwo nyine ubukwe bugeze he? ubukwe burabura iminsi 2 yonyine. Ariko uyu mwana ntabwo namumenye. Uyu ni wo mwana wa Bonnet. Uriya mugore ngiye gushaka. Uyu we nyine risanzwe muzi natwe. Nshangazi wanjye. Okay. None se ntabwo bimeze bite? biraho nyine uko byumva burabura iminsi 2. None se ubwo bukwe ko nigeze kumva mama Festa mbwira ngo warabyanze byaje gukunda cyangwa nuko mbyumva abana babise babikora neza wowe uhita wiciraho. yabwo ari bari bukarangira nkongera nkisubira muri Kenya. Nta kibazo rwose. Bosco rero ntabwo tumusanzeyo ariko nawe nta kibazo gusa umusuhurize mu kanya yambwiye ngo mubwire ko twaje gusenga. Kambirira ndabona ariho hegutse. Hawe sinakidusha icyo undi ngewe bigorashe. kiraye ko ari ni cya kinigira bagitekesheje kiye kirungo sha bana amafaranga bazahanye basiga ibiryo ku meza mbitwara, basiga ibiryo mu kabati mbitwara, ngiye kuzabatesha umutwe paka amafaranga yanjye nyagaruje. none se harya mama Festa yakugezeho intwerano yawe? yayigejejeho rwose, yohereje umwana nzanira akaborogera ahubwo ngo yashyize kuri konti. ntabwo simbona hageze. Ni byiza pe. mama Festa uraho neza? Uraho cyane. uraho neza Kamera. Uraho neza. uraho Gerard. Kamera komera. sawa Abashyitsi bari badusuye. Abakiriya se? Yewe yabwiye ko ugiye kuza. Ariko nyine nta kibazo, nta nibirenze abangaba ni inshuti zanjye. Kutabahaye karibu se ngo bicare. oya turihuta, imyiteguro y'ubukwe irarimbanyije, ntabwo dufite iminota irenze 2. Nta kibazo. ahubwo rwose mwatugeza hirya gatoya tukagenda tuganira kuko haba hakenewe byinshi cyane. Nta kibazo, reka tubarenzere. ariko ndi kubona ari uraho wowe. Ntacyo mbaye. ndabona abantu bari kuza kudutabara bagenda baza, gusa mwihangane dukomeze dukomere rwose kubw'abana bacu Ketia na Eddy rwose. Eddy ari umusore mwiza rwose, imbaraga z'igihugu. Ketia nawe yakundwaga na benshi, gusa baruhukire mu mahoro, nta kundi nyine bibaho. aba bajura ibi bisambo, izi nyangabirama ziba zakoze ibi bintu ziba zaduhemukiye cyane. nyine nta kundi dukomeze twihangane, tugire imitima ikomeye.
Okay. Ahubwo abasore barimo murebe uburyo kimwazana udutebe hariya kuko hari abandi bantu bari kugenda baza, hanyuma turebe n'uburyo twacana igishyito. Nta kundi nyine bibaho mu buzima, ya natwe ntabwo tuzaguma mu mubiri. badufasha mukazana mugatwara bya biti aha ni ducanira igishyito nababwiye, hanyuma n'abazana udutebe bakatuzana mukadutera hahandi. Kwirembo se? Ya ni kwirembo hahandi. Ndimo mubizane. Niki? Karame shanga. Shanga se ni rwose. Niko y'amazi narutse mubwira ko ntunganyiza yatunganyije? Nayatunganyije. Zanagira vuba zanatebuka shaka kujya mu kazi. Tebutse. Neza ikashyushye. Arashyushye. Nakubwiye ko ari zwa. Mparabya wicaye ko hasi. Hasoni. Aho ngaho wagira intebe akira mparabya. Gira vuba. Nizere ko utari bunyatse. Komera. Bibaho mu buzima. Nta kundi nyine. Umuntu afite icyo cyita kizatwara ku irembo tukana gucana. Gusa muhumure polisi birimo aba bagizi ba nabi turaza kubakurikirana paka tumenye ngo ni bande bafatwe bafungwe kuko bakoze igikorwa cya kigwari cyane. Ni imbwa kabisa. Umuntu wakoze ibintu kuko polisi birimo mu minsi mike batubwiye abaribo kuko ntago bacika polisi nubwo babashije kumena amaraso yaba baziranenge bacu. Sigura n'umuntu mwamenyemo koko? Ntawe ubundi ibi bintu ntago bijya biba muri iyi quartier, sinzi ukuntu rwose byaje. Nk'izo nkozi z'ibibi koko bari abana rwose nta kibazo bari bafitanye n'abaturage, sinzi ukuntu byagenze. Ketia na Eddy akora polisi yaza kujyamo ka cyose cyakubona aho byapfe baza kubona uze kubikurikirana kabisa ibyo bintu kuko ndumva ari ibintu biteye ikibazo kabisa. Oya twabishyize mu maboko ya polisi nk'uko nabibabwiye. Amazi ameze neza ntabwo ari butotse. ariko si ubundi koko wa mwana karya cyabyo mbona no kukoza wabirangiye. Nabyogeje nabyangije. Ubu umwana wanjye afite imyenda y'ubujyane mu kazi nako byose uba iteye ipasi ariko ubundi cyane ntabwo uzi gutera ipasi cyane rwose. Ese wowe mu kanya ntiwamubonye ukuntu yasaga neza? ntabwo namurebye nari nkiryamye. Nzajya mbanza mukuzanira mbere y'uko agenda ubanze urebe uko agiye yambaye. ariko ko numva ufite agasuzuguro. Ndarumaze kumfasha cyane. Bora sana hangana. Mvuga se n'abanyamarira sibyo? Sahi ngira y'ikimvuga nawe. Ubu nawe ushaka kumfatanya nabo Uko mugoteka mututse. urashaka Tuzi. Nizaza nawe uramukurikira. Nawe mbwira ushaka mbwira black sheet iri hehe? Kwanza hasi. Hasi gutegereza iki? Hasi. Jya hasi. Nta no gutegereza ikirere. Afrika gas. Ngo meze bite? Hasoni uwo kunsubiza gutyo mparabya neza. Inkweto zanjye ziratunganyije neza? Ziratunganyije. Gira vuba dore n'ukuri gira vuba harya nyoko yagiye ku kazi. ubu se ndagenda ntariye Natetse ariko. wageze utege usubiza mu kinyabupfura we Hasoni. Natetse. Se ko numva uri gushaka kunshora gira neza nako kangushyiriyeho neza ku buryo ndi bugende nsa neza. Harya wanera ipasi? Yego. Gira peti ubundi se kwa ruje bibonekeza mu ntebe urabonaga ari izawe ntabwo twumvikanye ko ugomba kujya wicara aha ngaha. Iri hehe?
winyinisha nashaka kugenda abana wembaye imana nazajya nkunyanira buri munsi ugenda unyera hejuru yiramba yura mukobwa sha n'umuntu ushaka kunyara ugenda unyera hejuru mesira ngira nshaka kugenda upfuye bakubariza insanduku y'inuza y'imbunda niko sha akumva mu gukina njye ngurike ntabwo ndi gukina ibyo ndi kubaza uko yumvita nawe kubyumva ndi kubyumva iri hehe kayo nshaka erega muhindanye ntacyo mugutwara nyine ari umuhungu waje kare nyine ngo arayitwara ngo Guillaume yayimutumye ngo umuhungu ninde ntabwo nzi izina ryiwe navuye kwa Guillaume nyine atarahaza ushobora kumenya ko black shit ayifite wowe Guillaume yayijyanye ende Guillaume nyine yohereje umuhungu we niba bakorana simbizi arayijyanye kudasubiza se none se ko mbambora intebe ariza twese ndabizi nimba ariza shangazi we hari izo wavanye ahandi nyoko yari yarakujugunye se hari izo wavanye gira vuba uhita untunganyiriza icyayi njye mu kazi n'uweye ya makuvureri wari wayashoje nayasoje uragenda noneho uca akenge da bana nkamwe nge burya mu ntero umujinya reka njye kuzana n'amavuta musige iki amavuta yo kugusiga ubanza uzane n'intuze n'agakombe k'icyayi ndabizana toroko y'abana abana nkamwe nabo urwandiko cyangwa yabonye ibyo azanira muri runo rugo cyane ntabwo tuzashobokana buriya uzakivunisha paka umvagaho ngo nukomeza kucyenda kurushya ntabwo ndi kukurushya nukomeza kucyenda kurushya ntabwo ndi kukurushya ni ukuri kw'Imana do uwo muhungu uramuzi cyangwa uramuzi nimba nkwashya do ndakwagenda ukamunyereka ndakumva inkuru mbi ivuye mu cyaro ivuga ko nyogokuru yapfuye do umva rero sibyo humura wihangayika sibyo ukuyihereza umuti yo kuba inshuti uranjyana unyereke uwo muhungu yego nyibone nibona sawa nibura ikuzimu uyibona urabyumva nawe ndakujyanayo wikena njyagaho ngo hitaraga kumureba mubone mu kanya sibyo ngadusuye mu kirere basi njya gusezera kuri bose kandi hanagugobora hagati agena umumenyi byabaye cucu sibyo nakora nirisha imbere igendere naragukundaga nakundi igendere mwana wanjye ukuntu niyo nabyaye nkabyara umuhungu nari nzi ko uzangirira akamaro we none uragiye igendere nakundi ariko Imana irabizi we Alo Jeff, yenda hari nta kibazo kabisa, yinjira rwose n'injyo hari. Unansakuriza uri mu biki? Uri mu biki? Tako sister we wagiye umbabarira. Umuntu aba yifitiye ibibazo by'ibyago nawe ukazana ibyo byago. mba nifitiye ibibazo by'ibyago, uzi ibyago njye wari ugiye kuneza. Ibyago byinshi se wagiye ureka kumbwira ngo ugize amahirwe ntabwo uzabigubera none urimo urarira.
ikibazo se nabifite nukurera nayitwaye mbizi ko nzanga erega najyaga nkubwira ko kugenda wiyambitswe ubuntu bugera reka sinakubwira mu gitondo nagukora akazi k'ikirere none uri muri iri bose ya nizere yuko iminsi 3 ewa ntabwo utindiye kabisa. ishara hano hafi yanjye kabisa ubwire ndagukeneye cyane. biba ari akazi katoroshye, ntabwo biba byoroshye, ariko nk'abantu b'abanyamwuga nyine turagerageza. uje kunshinyagurira nta kindi wambwira. Ushinyagurira? Ngiye kushinyagurira? Unshinyagurira akagakwiye kunshinyagurira. ubusa ndishimye. Utishima se wajyaga kumanika akaguru byari biryoshye ariko. Okay, nta kibazo nawe uzabibona. Bisa ko ari ukuri dogiteri ukuramo inda kuki utayikura? Nakuriyemo inda se. Amagambo yawe wigirira gusa bw'inda ngenda. Yewe birakurangira nta kibazo urakoze reka kunyongerera. Nasiriya wawe yari yaguteye inda wabonaga izarera uwo mwana? Reka kunyongerera inda guteza amamiri bibazo. nifite imbaraga zo kumurera. Imbaraga wabonaga n'izikoropa mu nzu ngasanga ibintu birandagaye ufite imbaraga zo komeza uborane wumva mu minsi mike ndagira indi yo kwishumbusha umwana urashaka n'indi? Ndashaka indi yo kwishumbusha umwana wanjye. Uzongera no gusohoka ninshaka nzava aha ariko nzagira indi ndakubwiye ntabwo uzongera gusohoka muri iyi reka nze wereka ibyo ngiye kugukorera nta soni ngo uragira gute ariko ubundi mama mana yakoreka muhamagara umuvandimwe mfite n'ikigeragezo kunsonga so byazamumarira ikikomana niba mama yananzaga wenda nazakira agahinda mfite. urayizanye bose nkwereka icyo ngufitiye hano, tuba twakoze akazi katoroshye. reka turebe niwe kutamfunyikiye amazi. ntabwo mfunyikiye amazi ariko hari ikibazo nahuye nacyo, njya gufata kidamage kugira ngo ampereze iyo black sheet. yego hari umupolisi wigeze kumfata n'ubushize, niwe wari wanjyanye yamfunze, twongeye turahahurira sinzi icyo yashakaga. afande ndamuzi. namurashe ariko ntabwo namwishe, namukomerekeje. nicyo kibazo cyabayeho. Yizere ko nta kimenyetso na kimwe wasize. Ntabwo ngenda nsiga ibimenyetso. Ni black sheet. Ni ibintu ni amahoro rero noneho. Chef, akazi keza cyane. Hanyuma hamwe ugisanga hari amafaranga yawe. N'ubundi yantumwa niyongira gute niyo ngutumaho. Kuko gusendinga amasheke ntago mbyemera cyane. Sibyo? Bwa buryo bwacu muri safe nibwo bugomba kugira gute gukoreshwa. Ndabyumva. Ubwo gahunda niyo. Ubita imizigo yanjye nanjye byohe nyine urakoze cyane rwose. Jeff akazi keza cyane rwose ukoze. Yes. Shaka umudayibuka kubona ikiryo inda yarahombaye. Sera umunsi tudateka nawe ntukanse byariko. Ntabwo ukinyibira reka ngo njyanire harakwanje. Ese wowe kwiba bishoboye ubundi ndarinda njya kwiba ndwana ni. Basigaye bamfata buri munsi wagira ngo nabo barabimenye bakanyago. Rega ibindi bantu. Zigo bamfashe inshuro zirenga 5. Cyangwa niba ari 5, niba ari 6, niba ari 8. Nabo nabo basigaye bancunga, ndacunga nabo bagacunga. Mako, cyangwa gusekeje nyine ariko rero ugomba kunyishura. Nyine wa munsi suwe bukamabuja dutesha muto se. Ntabwo kuniya nyine ndabyibuka. Nyine nagiraga ngo twongere twirwane. Nta kibazo. None se kuntungisha intoki n'ibyo. Uranemerewe. Ibyo mwibereyemo bakora kumama bari gusa. Kajya gucyugo. Bora. Bora muri.
nyine iki muvugana muvugana ibiki mpamvu ndakubona none gusa reba ku hasi reba hano ku hasi mwarangiza ukwezi kugira ngo nibahere ibyo nasoze muvugana ibiki mwaho muvuga ibiki mwavuga ibiki cyangwa se mwaho muvuga ibiki ubwo ndeba mwahano mwaje muri umugore n'umugabo cyangwa mwaje muri abakozi hanyuma ibyo mwakoraga n'ibiki biriya mwakoraga n'ibyo abakozi se cyangwa n'ibyo abantu bagafashe wa mugani wanyu iyo ntahari mbese mwe muzi ko nagiye mbyukijwe n'urusaku rwanyu haguruka ugende ujya gukora isuku yaravuga kiriya nacyo Shiri urakangutse. Bonjour. Awandose. Ajya ngo ndota tutari kumwe none wandose turi kumwe. Kuruze sorose. Ewana ni inzozi z'ubukwe uko byagenze ejo niko ewana. Cyaro uburyohe numvaga rwose nakwigumirayo. Shiri wabonye ukuntu uko ari bwiza. Bashangaza babonye ukuntu bari babyishimiye mu muryango inshuti n'abavandimwe. Nabonaga ari byiza cyane cyane narangirota ijoro ryose. Numvaga bwazongera bukaba kenshi. Oya no kubana gutya nyine ni nka Shiri uko nabigusezeranyije rero ibyishimo byanjye n'ibyo byawe kandi naho uzabona ugiye kunanirwa Shiri nzaba mpari ntabwo nakureka musaye mu isaye nkuko nabikubwiye nzakurinda gutsikira nzakuramira Shiri ntugazikire mpari sibyo nanjye mari kubwawe arega n'ubundi n'igihe waremewe nzagukunda urwaye utarwaye ubundi kuva kera nakubonaga mu nzozi zanjye Shiri mwiza karabo Jessica abageni se bameze bate
sha abageni bameze neza pe nta kibazo bafite barashima Imana ubwo bwagenze neza nawe urabizi ubu bararamye pe nta kibazo gihari bameze neza cyane sha abageni bameze neza baraho pe barashima Imana nta kibazo gihari nawe urabizi nyine ubwo bwagenze neza ubu bararamye pe barashima Imana bameze neza cyane niyo mpamvu yo kubabyutsa bihorere ubukwe bwagenze neza bumeze neza nta kibazo ariko rero uyu muntu ntabwo namumenye ni ubwa mbere namubonye yego kumana yego sibwo ntabwo wamubonye mu bukwe umuntu yaremwe byinshi ntabwo namubonye birumvikana ngaho mwibwire ngiye nyine banyita Natasha wize ute se wowe meze neza nta kibazo wese bakwitanye nanjye nitwa Brenda okay byiza kumenyana no ku nzira twamenyanira nta birenze nyine nyine ni ibisanzwe nyine kumenyana se kumenyana nta kibazo biba bitwaye kabisa kandi umuntu aba yabishimiye nta kibazo birumvikana cyane gusa nyine bre wakoze cyane wakoze kuza kudusura kuba waritaye ku bukwe bwa brother bukagenda neza ndagushimiye cyane warakoze kandi wakoze kuba waje no kureba ukuntu bameze ni iby'igiciro cyinshi wakoze nta kibazo pe ubu ngubu nanjye naje kubasura nje kubareba iyo byose nta kibazo nanjye reka ngende nje kubareba merci wakoze cyane buriya se uragira ngo arapfa kutwumva nabonye ari umunyagasuzuguro asuzugura kubi nibyo byamurangiranye ariko ariko bakubwira ibyishimo mfite ndumva nishimye ku buryo utabye kugira ngo azakunde kugira ngo twatewe n'igitero bite zamu ni byiza ko muduteye ako zamu wajya uvuga uziga ko udashobora kuzongera gupfa kubona akazi uraho beza zamu babuza se ko yarambujije kugira abandi bantu nyingurira jya uvuga uziga ujya umenya ibintu bizanye abantu Gerard yes aba bantu niho bayoboye hano bangana gutya oya ntabwo ari njye ubayoboye hano bari bahazi njye ndi umunyamategeko muri Scotland nkeneye kumenya nimba Guillaume ahari umunyamategeko arahari ntawe uhari bose ubwo we munyamategeko reka nkubwire cyokora Guillaume we ntawe uhari ariko hari mabuze mbwiye ko umukeneye yes ako zamumenya yaranize ko muhagaze n'abahaye karibu mwamutinya n'abakaradika mwitwaje ntacyo adutwara se noneho ko yarudadira mabja wakinguye umunsi kutari burare nuko abanyamategeko bahageze izo nkoni zawe abantu uyu munsi ntabwo ushaka aho ukabonye aranditse ufite amagambo menshi n'iki dore umunyamategeko hano vugana nawe nde umunyamategeko se hano niyo muragenzwa n'ikintu urasa muri bande ko mumpera ndi umunyamategeko uretse muri University of the Law muri Scotland nkabanje kurangiza ikibazo wagiranye na Ale wabyumvise ngo ni kese ferandi cy'ingenzi ntabwo ari Scotland ni igihugu ariko njye ni umunyamategeko nje kurangiza ikibazo Guillaume afitanye na Ale urakizi neza ntacyo uzi
kizira birashoboka uracyumvisha hagati aho rero amategeko y'igihugu cy'u Rwanda ateganya ko iyo umuntu atumvikanye n'uwo bafitanye ikibazo ubwabo amategeko abyivangamo akabatandukanye. Tugufitiye rero inyandiko zigira ziti umuryango wa Guillaume usabwe gusohoka mu mutungo wa Allen kubera ko Allen yasezeranye na Guillaume ivangamutungo muhahano, naho inzu n'ubutaka iteretsemo ntabwo ari ivangamutungo muhahano, ni umutungo Allen yarasabwe. Kugeza ubu rero Guillaume akaba ategetswe gusohoka mu mutungo utaruwe, gusa icyo asabwa ni ugusohoramo imitungo ye yinjiranyemo naho iyo nzu akayisiga.